ubwo byabaye ngombwa ko imirambo bahita bayijyana muri morgue. Umuntu wacu turamuzana ubu ngubu turi kuvugana ari muri morgue Ibyumba aho twamusize. Turabasuhuje inshuti z'umusaraba aho muri hose hirya no hino ku isi hatandukanye. Nkuko tumenyeranye ni niyo mugabane seti ku ijwi ry'umukanguzi, ariko ntabwo turi twenyine, turi ahantu bita Iyaramba ku ivuka rya mwene data Donati. Nkuko mubibona ko tutari twenyine, turi kumwe n'abavandimwe be, harimo uyu mubona uri hagati, reka tumuhereho atwibwira, ni nawe mukuru. Amazina yanjye nitwa Safari John. Safari John, tumuhaye ikaze na mwene data twibwire. Amazina yanjye Ahimana Diogene, turi kumwe na mwene data kandi Naho Rutaba Jonas. Naho Rutaba Jonas. Aba bose ni abavandimwe ba mwene data Donati munda kwa papa na mama. Aho mutubona ni kwivuka. Tubanje gushimira abantu mwese mwadufashe mu mugongo, dushimiye abantu mwese mwaduhaye comment, igitekerezo, kandi dushimiye abantu mwese mwatugaragarije amarangamutima ya kimuntu by'umwihariko na gikristo. Rero uyu mwanya turi kwivuka rya Donati, twihanganishije kandi uyu muryango nanone tuboneraho no kwihanganisha umuryango wa Theogene niyo nshuti aho bari kwitabaro irusororo. Ariko kandi aha turi ni umunsi wo kuwa gatatu, ejo umunsi wo kuwa kane niho itabaro rya Donati rizaba. Ahangaha gatoya mu ncamake, uyu mukuru we Donati akimara kwitaba Imana niwe wamurebye. Uyu mubona mukuru uri hagati atuye mu gihugu cya Uganda, yaje atabaye. Hari urujijo abantu bafite, bari kwibaza ngo kuki atashyinguwe i Kigali. Amarangamutima y'abantu mwese nibyo birumvikana ko yarakuriye kubaho, mwamutabara mukahagera, ariko na hano mwahagera, ariko ni icyifuzo cyatanzwe n'uyu muryango. Mu ncamake reka babanyuriremo mu ncamake, hanyuma tuze no kubigomba muduhe ubufasha, nibwo tubakeneyeho. Imana ibaho umugisha. Nakubaza, ukigera kuri Donati umunsi wa mbere umugeraho yagize impanuka, watabajwe nande? Nabyumvise kuri radio Ishingiro saa 11:15 za mu gitondo. Umaje kumenya bavuze Theogene. Theogene numva bavuze mirindi zina. Ngo wakoze impanuka n'undi muhungu bita Donati, umuhanzi wa Yaramba. Akaba ari we murumuna wanjye. Ubwo rero nakoze iki? Tukurana ikibazo. Nahise mbwira umudamu, ariko se Donati kubundi yamaze iminsi ko ashaka gukorana na Theo, bose babireba ni niwe. Ariko hari irindi zina bavuze. Izina nshaka kuriyoberwa. Theogene uwundi nari imuzi. Theogene bakunda kumwita Nzahuke. Nzahuke. Ntabwo ryo nari ndizi. Guro nahise mbwira umudamu rero, reka ndebe ukuntu ibintu bimeze. Nahise mfata imyenda ndambara, mpita mfata moto. Mutiragenda ngeza muri Douane Gatuna, mpita neza. Maje guteza nambuka Bugande ndateza, mpita mfata indi moto. Mpita ngera hano impanuka yabereye. Ko nyagira hano impanuka yabereye, ntasanze imirambo 3 bari kwishyira barangije kwishyira neza mu modoka ya polisi. Modoka ya polisi, ubwo naramanje hari abantu benshi. Ndema mpita ndunguruka ahantu imodoka hano mu Miyenzi, imodoka yaguye. Nta imodoka yashwanyaguritse. Nararungurutse kubera hari haziteye ntabwo nari kujyayo. Ngo nahise ngaruka ku muhanda, ubwo imodoka itatsimbura ikikabari kuri polisi. Masanga umudamu wa Theogene. Umudamu wa Theogene ndumva yaranzi. Yahise amereza telefone ya Donati yatache. Maje kuyima, ubwo byabaye ngombwa ko imirambo bahita bayijyana muri morgue. Muri morgue ndaturazamuka kwa muganga, imirambo bayishyize muri morgue nanjye mari. Bona ise ngenda mpita njya ku bitaro aho Donati bamushyize. Kuko we yari atarava mu mwuka. Ntabwo yari akavuye mu mwuka. Bona musanze ku bitaro, nagendaga nihuta, ndagenda mpita ninjira ahantu yari ahantu ku bitaro, ahantu egereye umuryango. Bari bamushyizemo bombone, ariko makuru nafashe bombone nk'iki bigaragaza wenda kari kuvuga, ariko ntago yavugwaga. Ihangane kandi mukomere. Hanyuma
nyuma y'uko avuye mu mwuka ariko ubwo nyiri aho ngaho ikabare akiva ubwo nkihagera haje abantu nka 5 bavuye mu Rwanda barahansanga bamaze kuhansanga ubwo nibo bagiyemo bashakisha uburyo nanone bashaka ukuntu yava mu bitari kabare ubwo twagiye kubona mbona ambulance iraje ariko nayo ntago yatinze umwanya namaze yo nayo ntago yatinze ambulance iraza gushaka ibyangombwa by'Ubugande nibyo byashatse kugorana muganga mukuru ngo niba yarari mu nama barakurikirana ariko biza kugegwaho baramuduha ubwo rero ngewe nahise nzana na Donati tugeze muri Douane Gatuna mu Bugande hakujya ntabwo twatereje mu Rwanda tumaze guteza imodoka yahagazeho gake yarundi bamanje haza undi muganga twari babiri tuvika bare hazamo wa gatatu hari wavuye mbese tukirika Gatuna hari abahamagaye i Kigali baratubwira ngo mutamujyana nuzo se hashika tumujyane Faisal twarahageze duhita tugeze bahita bajya mu bintu bya mituweli kuzuza amafishi ubwo bamaje kuzuza mituweli turabijyana bahita bajya bamushyira mu cyuma bakimushyira mu cyuma rero nuza se Faisal yabaye ngombwa ko bavuga ngo muramujyane Kanombe rero nategereje ibisubizo none tuvugana n'abashoferi umuntu twamutindana hano cyane umwe nasigare hano ubundi twe dufata imodoka tugenda Kanombe jewe nasigaye Faisal uwo murumuna wanjye nawe yaravuye mu Mutara ubwo ndamubwira na ahantu ugeze fata moto wihuta imodoka igiye guhaguruka Faisal igiye Kanombe yinjire mu kigo nawe wahageze uko namubwiye navuye Faisal ngeze Kanombe nsanga murumuna wanjye w'umundi yahageze ubwo biba ngombwa narinzanye ibisubizo ndabibahereza bahita baminjiza ku gitanda hanyuma murakoze reka tucisheho twihuta twimukire hano tukibakomeza tukibabwira ngo nimukomere ntabwo muri mwenyine natwe mubona amarangamutima mufite niyo dufite kandi n'abadukurikiye niko bari hanyuma uyu mubona ufashe mikrofone ni mukuru wabo niwe mukuru ndagira ngo tuze gukuraho urujijo ku bantu mubona ko ari itorero ryahisemo ko Donati aza hano Igicumbi Donati mukimara kumenya ko avuye mu mwuka nimwe mwasabye ko aza gushyingurwa ku ivuko murakoze Donati twabigizemo uruhare tukimara kugera i Kanombe ku munsi n'ubundi wo gutabaruka twebwe twifuje tureba ubushobozi ubwo twamugeza ku ivuko ariyo tujya kumushingura tuza kubona ubuyambyi mu bagira neza bakinanye nawe umupira bishyura imodoka bishyura n'irwariro umuntu wacu turamuzana ubu ngubu turi kuvugana ari muri Muroge Ibyumba aho twamusize dutegereje yuko umunsi wo kumuherekeza ugera hagati aho ngaho rero bamwe batekereza yuko umurambo wagombaga gushyingurwa i Kigali hamwe na Theo ntabwo twari kubibemerera kuko Donati afite umuryango yavutsemo umuryango wose urahari umuryango adafite ni data na mama ariko umuryango ubundi uyubaza umuryango uhera ku babyeyi ugakurikizaho bari umunabe ugakurikizaho base wabo ugakurikizaho ba masenge n'inshuti n'abavandimwe hari nawe yasenganye hangara afite n'ibyumba by'amasengesho n'ubundi yo natwe twakwikiriza ngo bamujyane i Kigali aba imiryango natwe yatubaza Donati kwemera kumujyana twabuze uburyo twamushingura n'ubundi wabapfuye hangaha bose ko bashyingura kuki mwemeye kujya bamujyana i Kigali none se imiryango yavukiyemo yose yajya i Kigali bakagenda n'inshuti n'abavandimwe kujya gutabara Donati byaba bigoranye twabigizemo uruhare runini 100% ko Donati tumushingura mu muryango yavukiyemo murakoze cyane tukiri kumwe na mwene data wundi kandi dusoza iki kiganiro ndagira ngo nongere mbashimire abantu bo kwijwi ry'umukanguzi no ku yandi channels menshi ku mpemburo ahandi hose mwagiye mutwereka amarangamutima yo gutabara reka tubashimire kandi n'uyu mwanya ndabizi ko hari delegation nini ya mushiki wacu umwe w'umuhanzi mwene data Mama Music Imana imuha umugisha igiye guhaguruka i Kigali iza Igicumbi kwitabaro
hanyuma ndagira ngo n'uyu mwene data tunyuriremo mu ncamake, hanyuma naduhe nimero ya mushiki wacu wundi uri mu mirimo hirya mu gikari, ariyo iri kunyuraho inkunga kugira ngo ufite uburyo, ufite ubushobozi aba ariko bigenda. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Nitwa Nahorutaba Yonasi. Nyakwigendera Donati ni murumuna wanjye. Kuri gahunda yo gutekereza kumuherekeza, nk'uko mukuru wanjye bivuze, ibyo bikimara kuba twayicaye nk'umuryango ugatinya kwigendera igihe twamukundaga, ariko tugomba kumushyingura ku ivuko, kuko n'ahandi twarivuga ngo tutamushyingura i Kigali na famiye yacu iriyo, yenda hari inshuti n'imiryango, inshuti za Donati zari zo birumvikana, ariko bikimara kuba twari twenyine, ngo umuntu wacu arapfuye, biri bugende gute? Turica rero mu gushaka ukuntu tugira gute, twashaka kujya tukishyura ibitaro, tukishyura n'imodoka turi bushake. Tugize amahirwe aro bakinaga mu ikipe y'abana n'ubumuga, yari ahari ya volleyball na basketball, yego yari arati kambafashe data Claudine, nawe turamushimiye, ni umuganga ariko kandi yagize umutima w'ubumuntu. Na Pezoro we nawe yisaza, bagatereka tubafashe, Donati n'uwacu twabanye neza kandi nta kibazo muri bugire. Bishyura ibitaro, bashaka n'imodoka yo gufata umuntu ngo bugeze ibyumba, kuko i Kanombe mu rugo zari zuzuye. Tuvuga ati ubwo tuzamushyingura kwa kabiri, abana makuru tumusigira. Tumaje kumusigira ayo makuru, tuvuga ati nta kibazo, tubari hafi, nta kibazo gihari. Tugeze inaha umuyobozi w'ururembo rwa Gicumbi muri ADPR yitwa Vedaste Habyarimana nyirango, adusura mu rugo, n'undi mupasi n'undi mwana we bari kumwe, baraza turaganira, batubaza uko gahunda zimeze z'ikibazo, ati turi kukiriyo, icyo twashatse abantu bakuza batugana, cyo kurya n'icyo kunywa turi kubafasha. Gahunda yo kumushyingura twapanze ko tuzamushyingura kwa kabiri, hagana he ati tuzamushyingura ahantu hitwa Nyamabuye hari ibyumba. Avuga ati ibyo mwateguye ni byiza, nta kibazo, ariko nanjye ari uwantumye, ngiye kumuha mishaje nawe agira icyo akora. Aramuvugisha wamutumye, avuga ati ubwo rero Donati n'uwanyu n'uwacu n'uw'igihugu twese turamukunda, nanjye nzamuherekeza kwa kane. Ubwo gahunda zinduka tuzamuherekeza kwa kane, nawe kumuzana ku muryango, buriya nta kintu kiruta umuryango, umuryango n'umuryango. Natwe twanikiwe cy'umuryango, kuko umuryango uratubaza ati bimeze biti, kandi umuryango dufite n'umugari, usenda ko duciye bugufi, ariko ko byameze kose nagikoraho umuryango. Numva twapanze kumushyingura ku ivuko. Murakoze cyane. Hanyuma banyarwanda, namwe inshuti z'u Rwanda mwumva uru rurimi turi gukoresha kandi mufite ubumuntu, bakristo dusangiye amakuba yo mu bwami ndetse kubw'ubucunguzi bubonerwa muri Kristo Yesu, birumvikana ni inkuru iteye ubwoba, ni igikuba. Nkunda kubivuga, gupfusha umuntu ni ukubura wari uhari ukamubura mu bariho akagenda. Twese twihangane kandi mukomerane natwe, ariko kandi nk'uko bisanzwe nta wigira, buri muntu agirwa n'amaboko y'undi. Uyu ni wo mwanya wanyu kugira ngo mucisheho inkunga. Hari nimero ya telefoni iri kunyura kuri icyo kiganiro, ariko kandi twanayibabwira kugira ngo muyumve, ni ya mushiki wacu, niyo turi gucishaho inkunga, ni 07828087 uri hanze y'u Rwanda wakoresha word limit cyangwa limitry cyangwa indi option yose ya money transfer, ni nimero ya MTN mobile money. Yesu abaha umugisha. Ibaruye ku mazina ya Mukanoheri Claudine. Reka dusoze tubihanganisha kandi nimukomere. Kandi namwe banyarwanda nimukomere, tubatuyeho umugisha mwembwe mutanze inkunga yanyu ukwiri ukwingana, turabibashimiye. Amahoro n'imigisha bituruka ku Uwiteka Imana isumba byose abe kuri mwe none n'iteka ryose. Amen. Twongeye no gushimira kandi ubuyobozi bwabagezeho bwite bw'itorero n'abaturanyi batabara nk'uko umuco w'Abanyarwanda uri. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Urakoze.